tuzanezerwa tuzanezerwa nidutunda imiba tuzanezerwa 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 nidutunda imiba. Tuzibutswe urukundo rutangaje twakunzwe, tuzabona igisobanuro byuzuye cy'icyo wakoze ku musaraba. Uyu munsi twasugongeyeho agace, tuziho agace, ariko uwo munsi tuzamenya rwose nk'uko twamenywe rwose. Warakoze ko wazanywe no kudukiza, warakoze ko ari wowe wadushatse, twe twagushatse, waraje udusanga mu bihanamanga by'ibyaha, by'ibyago, byo gushoberwa n'amakuba. Imbabazi zawe zitugeraho, uradukebura, uraduhindukiza, uradukebukisha mwami w'abami, udukura mu bitagira umumaro twabagamo. Wakoresheje inzira zitandukanye kugira ngo tubone. Turagushimye, turagushimye ko waje kudushaka ngo tutazarimbuka, ngo ahubwo tuzabane nawe iteka. None uyu munsi dufite ubugingo buhoraho muri wowe, mazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, twarababariwe kubw'imbabazi zawe zitarondoreka. Si ibyo gusa kandi waje no kudukiza imvune z'umutima. Urimo udusengera, waravuze ngo data sinsaba ko bakura mu isi, ngo ahubwo ubarinde umubi. Wari ubizi ko mu isi hari umubi utwica akatubabaza kugira ngo dupfe duhagaze, ariko waradusengeye ngo turindwe umubi. Urongera uratubwira ngo mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Nuko wari uzi ko tukiri n'aha ngaha natwe twanesha, twagira ayo mahoro. Urongera uratubwira ngo amahoro duha ngo atandukanye n'uko isi yatanga. Hari igihe isi iba yayatwimye rwose, iburyo n'ibumoso, tugakebuka tugasanga ntayo, tugasanga ibyatunezeza n'ibyadusetsa ntabyo byahungabanyijwe, ariko uradusezeranya, uratubwira ngo hari mahoro atandukanye n'uko isi yatanga. Ayo nayo wowe yagize umugabane ku bwacu. Turasenze rero mwami w'abami, ngo turimo tuganira ijambo ryawe, ayo mahoro yongere abo umugabane wa buri muhungu, wa buri mukobwa, wa buri mugore n'umugabo ukwegera. Aya mahoro atandukanye n'uko isi yatanga. Si ikinyoma yaba adahari, warabitubwiye, ariko ariho, arafatika, abantu barayatunga bagituye mu miraba y'isi. Ayo niyo tuje kwakira nanone. Ngwino twihishurire, ngwino dutwikirize umwuka wawe turuhuke, ngwino dutwikirize umwuka wawe dukire, ngwino dutwikirize umwuka wawe duhembuke, ngwino udutwikirize umwuka wawe dukire ingoyi z'ibyaha byaba bikitwizingiraho, dukire imibabaro yanze kuturekura. Ngwino duhindukize, ngwino uca imigozi dufata itubuza kugukurikira no kwemera inzira zawe. Ngwino yice mwami, ngwino wongere uduteremo gukunda no gukora ibyo wishimira. Ngwino bihe gutwarira muri twebwe. Ngwino twigisha uko umuntu amera nk'umwana mutoya, akakuyoboka rwose byuzuye. Ngwino tumareho ibintu byose byatubangamira ngo ntidugukingurire imitima. Ngwino bitumareho kubw'imbabazi zawe. Ngwino dukize inguma umwanzi yaduhinguranyishije z'imibabaro. Ngwino dukize inguma z'ibyaha. Ngwino dukize kwiyoboranya guhara ku ngoma, uduhe kuruhukira mu gituza cyawe. Ngwino duhe kuberaho kukunezeza wowe wenyine mwami, maze imitima yacu iruhurwe nuko turi abana bawe. Ubwo witwa Imana yacu, reka koko biduhindukira ibiduhagije, kandi biriho, kandi birafatika, kandi ubihaba bishaka bose. Turagushimira nanone umugisha duhaye wo kuba imbere yawe. Ngwino twigishe, ngwino dukize, ngwino turuhure. Reka ubuzima dusoma muri Bibiliya uhinduke ubufatika muri twe. Reka bye kuba nk'inkuru z'impuha, amahoro akomeza yumva ari nk'impuha, umunezero w'agakiza n'ibyishimo by'umwuka wera bikomeze ngo bimubere impuha. Reka bihinduke ibifatika muri twe. Witwa Uwiteka, Imana y'abantu bose, Imana y'ibifite imibiri. Warivugiye ngo mbese hari ikikunanira? Tukuzaniye ibyo bisa nk'ibinaniranye mwami, kugira ngo kubaho kwawe kubitwikire, bihinduke ibishoboka kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Uri Imana izura, uri Imana ikura mu rupfu, natwe turakwizeye. Urakoze, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, mwiriwe neza, muri amahoro, murakoze kwitanga kugira ngo dukomeze dufatanye urugendo kukugana Kristo. Imana ibiguhere umugisha ku kanya kawe watanze mu buryo ubwo aribwo bwose witanzemo kugira ngo dusenge. Waba udukurikira uri mu rugo rwawe, uri mu muhanda, uri mu modoka, uko wabigenza uko ariko kose, ariko uwo mutima ufite inyota
Imana ibiguhere umugisha ko wahisemo ko tubana mu nzu y'Imana. Hariho abajya babitubaza cyane cyane abantu bakuru, ngira ngo nibwo tutamenya cyane iby'ikoranabuhanga, ndetse turashimira n'ababidufasha. Imana ibaho umugisha. Baba barwanye n'ibintu byinshi ngo byegeranye ngo bikunde bisohoke bisa neza. Imana ibaho umugisha babikora. Ariko hari igihe abantu benshi batubaza ngo ese ngo gusenga muvuga kuri hehe, ariko mu by'ukuri munsi gatoya hari habanditse ngo mo, niba ariko handitse ukozeho wabona WhatsApp channel y'abarinzi ku nkike, ugakoraho kugira ngo uzajye ubona link y'amasengesho. Amasengesho dusenga live abera kuri Zoom, ntabwo akibera kuri YouTube, abera kuri Zoom. Kwa gatatu mu gitondo turasenga niba ture isaha imwe yonyine, saa 11 za mu gitondo zo mu Rwanda kugera saa 12, tukongera nimugoroba saa 12 n'igice. Utaba tumaze gusengera kuri Zoom, ntabwo biza kuri YouTube akenshi, niko twumva tuyobowe, ntabwo tukiya recordinga. Icyo akoresha muri ry'Imana ntisaza, no gusenga ntigusaza, bishobora kuba ari ibyakira ariko bigafasha abantu benshi gusenga. Ariko niba ushaka kubana natwe muri ubwo buryo, ni karibu, link irahari hasi, nujyayo urayibona. Hanyuma kubw'ubuntu bw'Imana, buri wa mbere wa nyuma w'ukwezi tugira amasengesho y'iminsi 3 yo kwiriza ubusa no gusenga. Turacyayakora kubw'ubuntu bw'Imana, kandi twizeye ko Imana iri bukomeze kudushoboza kugeza igihe izatuyoborera mu bindi. Kuwa mbere rero n'ubundi tuzayatangira, nanone tugira niba ture ubwo muri iyo minsi 3 ya mu gitondo, saa 11 za mu gitondo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatatu no mu migoroba yaho. Imana iguhe umugisha dufatanya ibyo bihe byo gusenga. Turimo turaganira rero ku ijambo ry'Imana, twibajije muri uku kwezi kwa kandi tuzakomeza kuvuga kugeza aho Imana iwe izatuyoborera mu bindi. Ngo ese umubabaro ukabije wakira? Igisubizo ni yego. Nkuko umuntu akomereka uruguma runini ku mubiri rugakira, wenda bigafata igihe kandi rukwiriye gukomeza kwitabwaho kugeza igihe rukiriye, niko n'umubabaro w'umutima ukira muri Kristo Yesu. Uyu munsi rero icyo turi buvugeho ni uguhangana n'umubabaro watewe no gukomereka kw'imbere. Tuzakomeza muri izi nyigisho mu masengesho y'iminsi 3 tunabisengera, niba ariko umwuka w'Imana akomeje kubishyira ku mitima yacu. Tuba tugerageza kubivuga, ariko tuzi neza ko mu kumenya, mu gukangukira kubyitegereza, umwuka wera bikoreramo akadukiza. Ariko kuri kwa mbere dukwiriye kwemeranyaho nk'abana b'Imana cyangwa bifuza kuba abana b'Imana, ukuri kwa mbere dukwiriye kwemeranyaho nuko umuganga wowe utemera, nubwo tuba dufite imibabaro tugendana, ariko iri kuri level zitandukanye zo kutwica no kutwangiza. Hanyuma no gukira n'urugendo rutandukanye. Bamwe baba bakize rwose barimo bigira imbere, abandi bakizeho gahoro. Twese ni urugendo, ariko ntushobora kuba mu isi udahura n'imibabaro, waba warageze mu ijuru. Dukwiriye rero kwemera gukora uru rugendo rwo kwemera gukizwa n'umuganga uruta abandi, umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko muri izi nyigisho dukomeje gufatanya urugendo rwo gukira byuzuye. Bimwe mu bintu bibangamira gukira ni no kwanga rwose kubitega amatwi. Aravuga ati ibyo ni mu byihorere, twibanire nabyo, Mana narayibabariye, reka twigendanire. Ubu yibeshyeye, ubaye nka wa murwayi ufite umuganga ushobora byose no kumukiza iyo ndwara, ariko atemera inama ze cyangwa se atamugana. Dukomeze rero dufatanye urugendo rwo gukira byuzuye. Ntubisunike, ntuvuge ngo nari narabyumvishe. Umuntu aragenda akongera akabyumva kugeza igihe akiriye. Imana ishimwe cyane. Ikindi kubyumva nabyo bidutera kumenya ko turwaye. Hari umuntu abarwaye ariko atazi ko arwaye, ariko hagira akantu gakorwaho akavuga ati ahubwo burya nari narashize, akagana rero muganga. Imana ishimwe. Umubabaro rero utubwira ko hari ikintu kitameze neza. Muri make umubabaro ni symptome, ni ikimenyetso cy'indwara, siyo ndwara. Ni nk'uko umuntu arwaye malaria ashobora kugira umuriro, akagira sisesemi n'ibindi nk'ibyo, ariko ntabwo bavura umuriro, kuko bavuye umuriro n'ubundi malaria ntabwo yakira. N'umubabaro rero ni ikimenyetso cy'igikomere cyo mu mutima, kikiba cyaratubayeho mu imbere. Ntabwo umubabaro wose kandi uturuka ku bintu byashize. Rimwe na rimwe umubabaro n'agahinda bituruka no kubyo turimo kuviva muri none, turimo kunyuramo, tutarimo kubona igisubizo cyabyo, turimo kubona ibintu bigoye gukemuka cyangwa se bitarimo gukemuka. Imana rero ikwitaho kandi ikaguhumuriza muri ibyo bihe by'umubabaro, kandi ikabana nawe. Imana kuko tutayirebesha amaso, ari igihe tugira ngo ntihari. Yesaya 61, none ndasoma umurongo wa 2. Yesaya 61 umurongo wa 2 haravuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramwe inzigo no guhoza abarira bose. Wari uzi ko Imana yifuza ko abarira bose bahozwa? Imana yifuza ko uhozwa, kandi Imana irahoza n'ukuri. Ibintu tubivuga tubihagazeho n'amaguru yombi, kubera ko umuntu aba yaragiye abona uburyo Imana igenda imuhoza, ukagira ishyaka n'umwete wo kubibwira abandi. Aya magambo yavugaga ku mwami wacu Yesu Kristo, ikizaba kimuzanye n'icyo azaba aje gukora, ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Muri make muri mission za Yesu harimo guhoza abarira,
harimo gukiza abababaye, harimo kuvura imibabaro y'umutima. Si ukukuvura icyaha ngo uzabane n'Imana mu ijuru gusa, yifuza kuhozwa ukiri inaha ngaha. Hari ibintu tujya tuvuga ko abantu bazaruka bageze mu ijuru, tugahozwa tugeze mu ijuru. Ni koko mu ijuru hariyo kundi guhozwa gutangaje, kuko nta nubwo tuzaba tugituranye n'icyaha n'ibyatubabaza. Ariko n'inaha ngaha abari muri Kristo Yesu basezeranijwe guhozwa iyo bemeye inama za muganga no kunywa umuti wa muganga, ngo no guhoza abarira bose. Umubabaro wo mu mutima rero uriho kandi ubabaza by'ukuri, nk'uko uw'inyuma ku mubiri tutajya dushidikanya ko ubabaza. Iyo umuntu afite imvune, iyo umuntu atakishwa n'indwara yo mu mubiri, ntago tubishidikanya, biba ari ibintu bigaragara inshuro nyinshi. N'umubabaro w'umutima rero nawe uri so real, nawe uri reyeri rwose, nk'uko uw'inyuma tuwurebesha amaso. Uw'imbere ntituwurebesha amaso, ariko ibyo ukora mu muntu bihinduka ibigaragara, bihinduka ibifatika. Rero urahari, urafatika, ahubwo dukwiriye gukomeza kuwitaho no kuwushakira igisubizo. Ntabwo rero dukwiriye kuba mu bantu, wenda twigeze kubikora, ariko Imana ibidukize kandi bitubabare kandi biturinde. Ntabwo dukwiriye kuba mu bantu basubiza abantu ngo ubwo subaye iki, kufite ibyo kurya n'ibyo kwambara, ese ko muri ufite akazi ubundi subaye iki, oya yarakibaye. Ntabwo ibibabaza inyuma n'ibibabaza imbere bimera kimwe, n'ibisubizo byabyo ntabwo biva ahantu hamwe. Uhinduka rero umuntu utabwira abantu ngo ubwo subaye iki, ngo ko se nta kintu ubuze. Niba ababaye, afite n'ibimenyetso byo kubabara, afite n'agahinda, nyine afite ikimubabaje, ashobora kuba kizi cyangwa atanakizi. Biratangaje ko ari igihe tunababara, ariko twareba mu by'ukuri kibibyukije tugasanga kidafite imbaraga zingana n'umubabaro dufite. Rero kuko biba ari ibikomere byiterateranyije, kuko umuntu abasha gukomereka kiri no mu nda ya mama we. Ntabwo rero dukwiriye kuba abantu babwira abandi, cyane cyane niba twarakijijwe. Imana ibitubareho twabivuze, ariko tugira intangiriro ishya. Dukwiriye kubwira abantu ngo subaye iki, arakibaye pe, kandi akeneye ubutabazi bw'Imana. Zaburi ya 38 umurongo wa 6 kugeza kuri 7. Zaburi ya 38 umurongo wa 6 kugeza kuri 7 haravuga ngo inguma zanjye ziranuka kandi zirabuze kubw'ubupfu bwanjye, ndahetamye nunamye cyane, ngenda nambaye ibyo kwirabura umunsi ukwira. Umuntu ashobora gutura muri yeta, muri iyi mimererwe, kandi ari umuntu ugenda, ari umuntu ujya ku kazi, ari umuntu ubyara, ari umuntu ufite n'amafaranga, dore ko ariyo duhiga cyane. Ariko umuntu akaba muri yeta, akaba mu bwiraburi, akaba mu kiriyo kitarangira. Ngo inguma zanjye ziranuka kandi zirabuze kubw'ubupfu bwanjye, ndahetamye nunamye cyane, ngenda nambaye ibyo kwirabura umunsi ukwira. Umuntu ashobora kuba yambaye neza imyenda y'umweru cyangwa irabagirana, ariko mu by'ukuri yambaye imyenda y'ubwiraburi, yambaye ameze nk'utuye mu kiriyo. Isi ye yarabaye umukara, isi ye yarabaye umwijima. Rimwe na rimwe njye mbona abantu bashyira ikidomo cy'umukara, eko kiza kisa nk'ikidomo ariko ntikibere ikidomo, profile yabo bayigize umukara. Darimo aravuga ko ari mu bihe by'icyunamo, ari mu bihe by'umubabaro se, cyangwa ari mu bihe byo gushoberwa, agakubitaho umukara. Burya niko biba bimumereye. Uretse ko twebwe bari muri Kristo Yesu, mujye mwibuka ko ibintu dushyira imbere bidutera gusa nabyo. Hanyuma uhitemo. Niko ko umutima ashobora kuba asa n'umukara, ibi hari umukara, ariko ubundi uri muri Kristo aba yifuza ko bivamo. Ikintu nifuza kuvamo rero ntabwo ngihoza imbere y'amaso yanjye, ubwo nyine mbaneguriyemo bafite profile y'umukara. Reka dukomeze. Umubabaro ubwawo si wo kibazo, nk'uko twari tumaze kuvuga, ni ikimenyetso cyo gukomereka k'umutima. Si twe tubyigira, si twe twibabaza, si wowe wibabaza, ahubwo ni ikimenyetso. Ni nk'uko umuntu urwaye malariya, umuriro uzaseruka, uzahinguka, kuko uburwayi burimo imbere, ariko bazamukaraho bumva arashyushye, n'ibindi bimenyetso byose bijyana na malariya. Gukomereka k'umutima kandi kutwambura amahoro. Buriya umuntu akomeretse atakaza amahoro, atakaza amahoro rwose. Amahoro yongera kugarurwa nuko umutima wunzwe, nuko umutima ukize. Zaburi 102, reka dusome umurongo wa 2 tugeze ku murongo wa 6. Umuti wacu uri mu ijambo ry'Imana. Rwose si utuntu tudutips, oya, ni mu ijambo ry'Imana. Ntubirambirwe, kandi ririhagije kandi rirakiza. Iri jambo rirakiza, iri jambo rireza, iri jambo riratunganya, iri jambo rirakosora, rihetse imiti yose dukeneye tukiri hano mu isi. 102, Zaburi 102 umurongo wa 2 kugeza kuri 6. Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. Ntumishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye, unegere ugutwi ku munsi ntakiramo, unsubize vuba. Kuko iminsi yanjye ishirira mu mwotsi, amagufwa yanjye yaka nk'urumuri. Umutima wanjye umeze nk'ubwatsi bukubiswe urumye, kuko nibagirwa kurya umutsima wanjye. Ijwi ryo kuniha kwanjye ritumye amagufwa yanjye yomatana n'inyama yanjye. Uko uyu mwanditsi wa Zaburi yabivuze, ubu buzima bubaho, kandi nyuma umuntu ameze neza, ariko mu mwimbere akamera gutya, akumva arumagaye,
akumva umutima we warabye, nta n'ikintu kiba ku isi cyamunezeza, nta n'ikintu amadukiye, nta n'ikintu ashaka, umubaza icyo ashaka ntiyakikubwira, yewe yakwibagirwa no kurya ibyo kurya biryoshye. Umuntu ashobora kuba barasanzwe akunda ikintu runaka, kukirya no kwicara aho hantu ntahabone, ibyo byo kurya ntibimuryohere, kandi mu kanwa nta cyahindutse, mu mubiri nta cyahindutse, ariko umubabaro w'umutima ufite imbaraga zituma umuntu ibintu byose bihinduka ibindi. Imana itugirire imbabazi. Reka dukomeze. Hari inshingano umuntu ubabaye ariko ushaka gukira asabwa. Hari inshingano, ndetse niko kwari n'ibimugoye, hari ibigoye ufite umubabaro wo mu marangamutima, ariko byose biri ngombwa. Biri ngombwa ko yita ku nshingano kugira ngo abashe gukira rwose. Reka duhere kuri iki ngiki. Ese twatinyuka kuba abanyakuri bihagije ngo twemere umubabaro wacu kandi tuwakire? Uko utemera ukuri bibangamira gukira. Twabivuzeho ndibaza ubushize. Ese twatinyuka kuba abanyakuri bihagije ngo twemere umubabaro wacu kandi tuwakire? Uko utemera ukuri bibangamira gukira, ariko saho bikwiriye kugarukira. Ese twabasha kubona imyitwarire n'ingeso byacu dukoresha cyangwa se twakoreshaga ngo tugerageze guhumuriza no gucecekesha umubabaro no guhangayika k'umutima, ariko bidashingiye mu ijambo ry'Imana? Bimwe muri byo ndetse akaba ari ibyaha cyangwa se ari ibintu bidakwiriye ababasha kubaha Imana. Reka nsubiremo gato. Twabasha kubona imyitwarire cyangwa ingeso runaka twadobse, twafashe, dukoresha cyangwa se twakoreshaga tugerageza guhumuriza no gucecekesha umubabaro no guhangayika k'umutima wacu, ariko bimwe muri ibyo twakoreshaga ngo twitabare, twirengere, bikaba either ari ibyaha cyangwa se ari ibintu rwose bidakwiriye gukorwa n'abashaka kubaha Imana. Hariho abantu bababara bakikata. Tumaze kubibona mu bajene, mu rubyiruko bimaze kuba byinshi. Kera twabibonaga muri filime, uyu munsi biri mu bana bacu. Kwikatagura, akumva umubabaro bamwe imbere ni mwinshi cyane akikata. Abashaka gukizwa n'Imana barwanya mwene iyo migirire itariyo. Ikintu gitangaje nuko kwikata atari ibintu bishyashya, ni imirimo ya Satani. Iyo dusoma muri Bibiliya, wa mugabo Yesu yakije wa musore, Bibiliya avuga ngo yarikataguraga n'amabuye. Ni imikorere ya Satani. Abana rero rimwe na rimwe, yaba umwuka mubi bisunitse ko byose birashoboka, cyangwa kubibona abandi babikora, cyangwa kubireba muri filime, cyangwa n'icyo bimuha muri ako kanya yikase, kuko nuvuga ngo iyo wikase ujya kwita ku mubabaro w'inyuma ukibagirwa umubabaro wa imbere. Ariko izo nzira ntizikwiriye abashaka gukizwa n'Imana. Harimo kunywa inzoga cyangwa droge n'ibindi, harimo no kuryagagura buri kanya. Muri make umuruho wacu n'umubabaro wacu ntidukwiriye shakira igisubizo mu kindi kintu kinyuranye n'ijambo ry'Imana cyangwa iby'Imana idushakira. Kuba tubabaye si impamvu cyangwa se ntibiduhesha uburenganzira bwo gukora icyaha. Kuba tubabaye si impamvu yo gukora icyaha, nta nubwo biduhesha uburenganzira bwo gukora icyaha, kuko umubabaro uragenda ukakubana mwinshi, rimwe na rimwe ukumva ufite uburenganzira bwo gukora icyaha, bwo guhemukira abantu runaka se bakubabaje, bwo kubishyura se, bwo kuvuga ngo Imana yaba ihari ntabwo byari kugera aha ngaha, ukayoboka inzira y'ibyaha. Ariko reka nkubwire inshuti y'Imana, wowe tugendana urugendo twifuza gukira byuzuye. Umubabaro twatewe n'abantu, rega imibabaro myinshi n'ubundi birimo abantu, ese Satani ko agira abantu yakoresheje. Imibabaro twatewe n'abantu cyangwa n'ibintu ntikwiriye kumera nk'aho itubereye uburenganzira bwo gukora icyaha cyangwa se gukora ibintu byose bitari inzira Imana ituyoboramo. Hatanira rero ko umubabaro wawe utakujyana mu kwigomeka ku Mana, kuko niwigomeka ku Mana ushaka igisubizo cy'umubabaro uzarushaho kubura amahoro no gusharirirwa biruseho. Buriya ikintu cyose kizana umubabaro hari ukuntu kihekanye no gusharirirwa, kandi kwigomeka ku Mana kose bizana gusharirirwa k'umutima, kubera ko Bibiliya ivuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha biba ari ukuri. Uko ngana inzira y'ibyaha niko ntakaza amahoro yanjye, uko ngana inzira yo kwirwanaho niko ntakaza amahoro yanjye. Mu by'ukuri ntabwo Imana imperekeza mu bintu byose nshaka, ahubwo Imana inyobora mu byo ishaka, kuko aba ari byo birimo agakiza kanjye, ari byo birimo umuti w'ibyanjye, cyane cyane ko ibiza umuti w'igihe kirekire kandi ungwiriye. Rero kuba umuntu ababaye ni ukuri umubabaro ni mubi pe, Imana irakayiturinda irakayidukiza, ariko byikubera ikiguhesha nk'uburenganzira bwo kwibuka inzira y'ikibi, kuko nyuma bizarangira wicuza kandi urushijeho gusharirirwa, urushijeho no kuremererwa, kuko amahame y'Imana ntabwo ahinduka ngo nuko narenganywe, nateraganwe, nababajwe. Ntabwo amahame y'Imana ahinduka. Urugero, ntabwo bivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ku munyabyaha w'umugome, noneho ngo bivuge ngo nta mahoro y'umunyabyaha ku munyabyaha w'umwana mwiza. Oya, bose barayatakaza, kuko aba abanyabyaha b'abana beza,
hakabaho n'abanyabyaha b'abagome, ariko bose batakaza amahoro kuko ihame ry'Imana ntago rihindurwa, ntago rihindagurika. Imana ishimwe cyane. Iyo turi mu mubabaro rero akenshi biroroha cyane kwizera ibinyoma bya Satani, ntitwakire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo turi mu minsi irimo umubabaro akenshi bitworohera kwizera ibinyoma bya Satani, ntitwizere icyo ijambo ry'Imana rivuga, cyane cyane ko abafite fact, abafite proof, abafite ibintu akwereka rwose avuga ati Imana reka ntiri kumwe nawe, yaza kubiri kumwe nawe suku byari kugenda. Urugero, ubusanzwe iyo uteraganywe, iyo utawe, iyo ufite rejection n'ibindi nk'ibyo ngibyo uba wumva udakunzwe, ariko mu by'ukuri nubwo wakumva udakunzwe cyangwa se ukumva uri wenyine, Satani yavuga ati ni wowe wenyine ku isi, nta n'umuntu n'umwe ukwitayeho. Hari ijambo bakoresheje nibagiye kubibutsa ko ari inyigisho za Irere Ministry, kandi mbasaba rwose ababishoboye kuzagana izo nyigisho za Irere Ministry kugira ngo murusheho kuba deep muri zo kandi bibafashe gukira rwose. Nta muntu wazigiyemo n'umutima ukunze ngo yemere kuzikora urwo rugendo bitagiriye umumaro. Kwizera rero ko ukumva wizeye ko uribwira ko udakunzwe, nta muntu n'umwe ugukunze, nta muntu n'umwe ukwitayeho, ariko mu by'ukuri ijambo bakoresha baravuze ngo ntago ushobora kuba wenyine buri mbese nuvuga ngo ntiwabura umuntu n'umwe wenda utari murebaho udahaye se agaciro muri ako kanya, ariko Imana ntiyabyemera ko buri umuntu buri waguha urutugu rwo kuririraho, wagutega amatwi, waba ukwitayeho, ntago waburirana. Ushobora gutabwa n'abantu benshi, abo washakaga bo bakakurejectinga, ariko Imana ntiyakureka ngo ube buri. Niryo jambo bakoreshe kandi koko niko kuri. Satani rero yinjira muri icyo kinyoma kijyanye n'umubabaro twiyumvagamo, akarushaho kugishyira mu ijwi rikomeye kugira ngo turusheho kwizera ibinyoma bye. Reba amagambo Yobu yivuzeho mu gitabo cya Yobu igice cya 7 umurongo wa 15 kugeza kuri 16. Yobu 7:15 kugeza kuri 16. Ngo bigatuma umutima wanjye ushaka kwiyahura no gupfa, bikandutira guhora mpururwa muri izi ngoyi. Kubaho kwanjye ndakuzinutswe, sinshaka kurama, ndekera ukwanjye kuko iminsi yanjye ari ubusa. Se Yobu yarunamuwe cyangwa ntiyunamuwe? Yarunamuwe, ariko mu mubabaro mwinshi yumvise kubaho ari bibi cyane, yahitamo gupfa. Iki ni ikinyoma cya Satani kandi ajya kitwegereza. Ngo bigatuma umutima wanjye ushaka kwiyahura no gupfa, bikandutira guhora mpururwa muri izi ngingo. Ngo kubaho kwanjye ndakuzinutswe, sinshaka kurama, ndekera ukwanjye kuko iminsi yanjye ari ubusa. Satani yagira umugisha simbizi, yabona nyine ubwihebe bubonetse ku muntu akaboneraho, akakubwira ati n'ubundi ipfa ntacyo umaze, n'ubundi nta muntu umukwitayeho, nta n'umuntu ari guzababaza ese gupfa kwawe. Mbese akaza cya kinyoma wari wifitiye kitaruzurwamo n'ijambo ry'Imana ngo rigikosore, akaza akakigira kinini. Mwibuke ko ari se w'ibinyoma. Imana ishimwe ko hari abantu bajya biyahura ntibapfe, Imana y'imbabazi ikabagarura. Hari abantu benshi bagiye bagerageza kwiyahura inshuro 1000 ntibapfe. Imana ishimwe ko wagarutse, ariko rekeraho. Yego rekeraho, wikomeze. Umubabaro wawe gukira Imana kandi we kwemera ko ibitekerezo bya Satani bikomeza kukuzura. Dukwiriye rero gushaka inzira n'ukuri by'Imana nubwo twaba dufite umubabaro. Dukwiriye kwemera guharanira kurushaho gushaka inzira n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri kw'ijambo ry'Imana hari gihe kuba kunyuranye nuko niyumva, cyane cyane iyo umuntu ari mu bihe by'umubabaro. Ukuri kw'ijambo ry'Imana kwa kunyuranye, nishakisha inzira yo gukira, nishakisha ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo bize binyuzure, hanyuma bimbaremo bya bindi nibwira, bya bindi Satani aboneraho nawe akaza akabibyibushya. Gukira umubabaro wo mu marangamutima, dukwiriye kwakira ukuri kw'Imana no gusubizwamo imbaraga biturutse kuri yo bwite, kandi buri muntu akabikora ku giti cye, ntabireke ntabyihorere. Ukwiriye gufata umwanya wo kwakira ukuri kw'Imana no gusubizwamo imbaraga Imana ikora, ukabigira ibyawe, ukabiharanira. Ntiwemere kuguma muri kiriya gihande cy'ibigutebeza n'ibigutsikamira. Tuvuze ukuri ariko tuvuze no gusubizwamo imbaraga, God's truth and encouragement. Hari igihe iyo umuntu ari mu mibabaro cyane cyane uba wishakira igice kimwe, ikihe? Encouragement, Imana isubizemo imbaraga. Ariko ishatse gufata igice kimwe ubura byombi. Reka nkubwize ukuri, Imana idukirisha ukuri kwayo, ikadukirisha amagambo yayo adusubizamo imbaraga. Ibi bintu birafatanye. Iyo umuntu ashaka gukira yemera byombi. Ibi bintu birafatanye, ntago bitandukana. Ariko umubabaro dutera gushaka ibidutera inkunga, ibidukomeza, ariko tudafasha ukuri. Ibi bintu ni ikinyoma. Ukumva watwaraho gatoya ariko atari ukuri koze, cyane cyane ko hari ukuri kuza kubangamira inzira dusanzwe tugendamo. Ariko reka nkubwire, kugira ngo dukire by'ukuri nuko dufata byombi. Imana irabifite. Ifite ukuri, ifite no gusubiza intege mu bugingo bwacu. Ahubwo kukuri inshuro nyinshi igukoresha gusubiza intege mu bugingo bwacu. Ntufate rero kimwe ngo wumve ushatse gusubizwamo imbaraga, ariko ukuri Imana isaba abantu ngo ukwange
uzabihomberamo, ariko niwemera byombi uzakira nta kabuza. Zaburi 119 murongo wa 49 n'uwa 50. Zaburi 119 49 na 50. Ngo wibuke ijambo wasezeranije umugaragu wawe kuko wanyiringije. Iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Hari igihe umuntu asoma ijambo ry'Imana kumva anejejwe n'uburyo babitondekanye. Umurongo wa 49 uravuze ngo wibuke ijambo wasezeranije umugaragu wawe kuko wanyiringije. Ubundi ibintu bikiri ibyiringiro ubu utarabigeraho, ubu utarabibona. Hari igihe ijambo ry'Imana riza ritwiringiza ibintu tudaparupa, ibintu tudafashe, ibintu tutageraho. Ariko kuri 50 havuze ngo iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Ndarabanje ndabyiringira ukera iranzura. Nukuri nirwo rugendo. Tubanza kubyemera no kubyiringira, bwacya tukazurwa naryo. Ntago habanza kuzuka. Imana ishimwe cyane. Habanza kubyiringira. Ngo wibuke ijambo wasezeranije umugaragu wawe kuko wanyiringije. Imana iratwiringiza kutumara umubabaro. Imana iratwiringiza kudukiza agahinda gakomeye. Imana iratwiringiza gukira ibikomere byo mu mutima tutanazi. Imana iratwiringiza kuduha imitima mishya, ikambura uburemere ibyo twabonye n'ibyo twumvise bifite muri twebwe, igacagagura ingoyi z'imibabaro twagize kuva mu buto bwacu. Imana irabitwiringiza kandi izabisohoza kuko ni inyakuri. Ngo nuko ijambo ryawe ryanzuye. Nuko ijambo ryawe ryanzuye. Ijambo ry'Imana rirazura, ikura mu rupfu, rikiza gupfa umuntu ahagaze. Imana ishimwe cyane. Umubabaro w'umutima ukenewe kwakirwa no kugaragazwa, ari byo bikingura inzira itera umuntu gukira, kwakira uko Imana ibigenza. Ni ingenzi kubyakira, kubigaragaza, ariko saho bigarukira. Ni ingenzi kandi kwibuka ko ari umucyo n'ukuri by'Imana bizana gukira, aho kuba kugaragaza gusa no kusohora gusa. Birakwiriye ko dusohora amarangamutima yacu tukayagaragaza nk'uko ari, ariko saho bigarukira. Dukwiriye no kwibuka ko ni iby'ingenzi ko twemera ko umucyo w'Imana uducengera, umucyo n'ukuri by'ijambo ry'Imana, kuko nibyo bizana gukira. Ntabwo iyo umuntu agaragaje umubabaro ya reactinze amarangamutima yandi ameze kwa kundi arwaye, si uko bigaragaza ko abantu benshi bigaragaza ariko batari mu rugendo rwo gukira. Ahubwo kubigaragaza birakwiriye, tukiyumva tukabyitaho, ariko tukemera no kwakira umucyo w'ijambo ry'Imana, nibwo gukira gutangira gukorera muri twebwe. Kurekura umubabaro wo mu marangamutima no gusanwa k'ubuzima bwiza bwo mu marangamutima ni urugendo rurimo ibindi bikenerwa byose mu rugendo rwo gukira, ibyo tugiye kuvugaho bisanzwe. Kuki rimwe na rimwe bijya bigorana kurekura umubabaro mu marangamutima? Nuko rimwe na rimwe ugasanga ikintu kigukonekta nabo muhuriyeho no mubabaro, noneho umubabaro ukumva ntiwawurekura, ukumva nicyo kintu holdings, nicyo kintu ufasheho. Ikintu umubabaro iyo tuwutinzemo uragenda ukatubera ikitwidantifiya, tukagira ngo niwe twe, ariko si uko Imana ibishaka. Yewe n'abacu bagiye ubagaruye ukababaza icyo bashaka ubuzima bwawe, si icyo baba bashaka, si icyo baba bashaka. Ni ikintu kiza kurekura umubabaro wo mu marangamutima. Inshuro nyinshi bikatunanira, bikatubera urugendo rugoye, kubera ko wumva aricyo kintu ufite, nicyo kintu ufite cyenda kumera nka wowe ubwawe, wumva umeze nkaho ugiye kwitakaza, ariko siko kuri. Nta kintu na kimwe Imana iduhamagarira kidafite umumaro kuri twebwe bakundwa. Iyo turi muri urwo rugendo rwo gukira amarangamutima, natwe tuba dusabwa gukurikiza ibindi byose bikenerwa mu rugendo rwo gukira kw'abantu bose bifuza kwegera Imana neza. Urugero harimo kwatura ibyaha. Ibi bintu impamvu biba bisa nk'ibisobanye, kubera ko niba narababaye nababajwe n'abandi, niba warababaye wababajwe n'abandi, wakomerekejwe n'abandi, none ugahita wibaza none se nje kwatura ibyaha byanjye gute kandi ahubwo ari ibyaha by'abandi byanyishe? Ni ukuri ni ibyaha by'abandi byakwishe, ariko nta wegeye abantu bose, harimo nko kwatura ibyaha. Hanyuma ukumva bihise bihabana, abantu wenda baranyiciye, abantu bankoreye amahano y'igitangaza, urambwira ngiye kwatura ibyaha. Yego, inzira igana Imana ibamo kwihana, ikabamo kwatura ibyaha. Inzira igana Imana ibamo kubabarira abandi. Nta muntu n'umwe utarababariye utagira umuzi wo gusharira muri we. Amertume. Ntushobora gukira umuzi wo gusharira. Rimwe na rimwe hari igihe bisohokera mu mujinya, umuntu ntamenye impamvu agira umujinya n'amahane, ariko umuzi wo gusharira ntushobora kurandurwa umuntu atababariye. Niko bimeze. Abatangira urugendo rwo kubabarira mwumva uburyo mugenda mworohera, ukumva ugende worohereye, ukumva ntubyo ufite gusharirirwa muri wowe. Imana ishimwe cyane. N'ibindi byose bisabwa abagana Imana, nawe uri mu rugendo rwo gukira usabwa kwitoza, kwemera. Urabanza ukemera ukavuga uti Imana binshoboze, binyigishe, bikorere muri njyewe. Burya uruhare rwacu ni ukwemera. Iyo twemeye dutangira gukira, n'Imana igakora umurimo muri twebwe.
ikindi dukwiriye ni ukwihana, kuba ari twebwe ubwacu tugenga amarangamutima yacu mu buryo Imana idashima. Amarangamutima ni meza, agomba gukora igihe cyo kurira tukarira, igihe cyo kwishima tukishima, tukaba abantu nyine kuko nyine turi abantu. Ariko mu byo twihana iyo turi mu rugendo rwo gukira ni ukwihana kugenga amarangamutima yacu mu buryo Imana idashima, ungodly self control of emotions. Mbese tugakoresha uburyo butajyanye n'inzira y'Imana, hanyuma tukemera tugaha Imana uburenganzira bwo kuba umwami muri iki gice cy'amarangamutima. Hari igihe Imana tuba dufite agace twayihaye ikaba umwami w'ako gace, ariko dukwiye kwemera ko Imana iba n'umwami w'imikoreshereze y'amarangamutima yanjye. Urugero ushobora kutakuryohera ariko rudufasha. Iyo agahinda kaguteye, twese tujya duterwa n'agahinda ku kigero gitandukanye, kuko ibikubabaje bishobora gutandukana n'ibimbabaje. Ushobora gusanga ibikubabaje biremereye cyane pe, ariko urugero kuko twese kajya kadukomangira. Iyo dutewe n'agahinda, aho si ikibazo cyacu, kuko agahinda nta muntu ukitera, si wowe ukiteye. Gashobora kuba gatewe n'ibyakera kubisa agatima n'amaso, gashobora kuba gatewe n'ibirimo kukubaho uyu munsi. Agahinda si wowe ukiteye, ariko icyo ugiye gukora muri ako gahinda ugifitemo uruhare. Iyo utewe n'agahinda ukwiriye guharanira gushaka uko ukavamo. Urabona ubundi imbaraga z'agahinda kuntu zimeze, iyo ziguteye zihita zigusaba ngo urusheho kumanuka, urusheho gushaka kubitekerezaho no kubimeditatinga n'uburyo woroshye n'uburyo wabaye, noneho ugume muri meditation z'imibabaro n'imiruho, noneho urusheho gutebera. Nuko Satani atugenza, nuko kamere yacu bishaka kutugenza kugira ngo ayikoreremo. Nongera navuga ngo agahinda si wowe ukitera, n'ibitekerezo ntiwabibuza kujya hahandi, bizagenda bishira uko uzakira. Cyangwa se agahinda ka none uhagazemo muri none si wowe ukiteye, ariko ukwiriye guharanira gushaka uko ukavamo. Muri make n'uruhare rwawe, biri mu bushobozi bwawe. Urugero, niba agahinda kaje ngahita numva n'indirimbo z'agahinda, ntago nemereye Imana ko iyobora amarangamutima yanjye mu buryo buri godly, mu buryo bwubahisha Imana. Ahubwo ndayaretse, arantegetse, aranyoboye. Imana itugirire ubuntu. Muri make ndakavamo, ndagerageza ko sinjye ukivamo gute. Niba numvise niba mfite agahinda mu mutima, ndakora icyankura, icyashoboka cyose ngo kikankuremo. Mwibuka ko ibitekerezo byacu biradutera bikanatuyobora, ariko burya tugira imbaraga zibigarura. Nta hantu na hamwe ijambo ry'Imana rigeze ridusaba kumeditatinga ku maganya yacu. Kumeditatinga urakuzi, ni kwa kundi inka iba yariye ibyatsi ikongera ikabyuza ikabigarura. Ni ukuvuga ngo ngize umubabaro, umuntu arandashe n'umubabaro, cyangwa se igitekerezo cyanjye kiragiye ku mubabaro wa kera n'ingorane zose nagize, hanyuma mbigumyemo, mbitekerejeho, ndabigaruye, bisubiye, ndabinononsoye. Ikintu urimo kwikorera ni ukwiyica, ni ukwitebeza. Inshingano yawe nk'umwana w'Imana wifuza gukira ni ukubangamira ibyo bitekerezo bigiye aho ngaho. Ese ntitugomba kwibuka? Ese ntigomba kubitekerezaho rwose, nta nubwo wabyibuza ngo bishobore, ariko urimo urakora iki ngo bitakugeza iyo kure? Imana itugirire ubuntu. Urugero, aho kugira ngo numve indirimbo zintebeza, ahubwo numva izimvanayo. Numva indirimbo zongera kumbwira urukundo rwa Kristo, zongera kumbwira amahoro abonerwa muri Kristo, zongera kunyibutsa ko ndi umuragwa mu bwami bw'Imana. Ndumva ikinyuranyo cy'ibyo niyumvamo. Izo ni inshingano zanjye. Ndumva se ijambo ry'Imana, kubera ko iyo umuntu ababaye cyane, ikintu amarangamutima yavuga ati nta jambo ashaka kumva, nta bintu, nuko amarangamutima tubwira, ariko ntituyakurikira. Uravuga ngo ndababaye pe, kuko ubabaye, ariko ngiye kumva ijambo ry'Imana. Urabyihata kugira ngo rigende rikwegura buhoro buhoro buhoro. Iyo utaryumvise bya bitekerezo bikugumamo, ariko iyo uryumvise ushobora kuryumva ukumva ntiryinjiye, kumva nturitekerejeho, ushobora kumara isaha wumvisemo nk'akanota nka kamwe cyangwa dutanu cyangwa utandatu twumvise, ariko iyo ubikomeje ugera igihe ibyiringiro bikagarukamo, umunezero ukagarukamo. Niho nari mvuze ngo tugomba kwemera Imana ikaba n'umwami ku marangamutima yacu. Ay'umubabaro aranteye, ay'agahinda aranteye, ariko niyagaburira, niyafueringa, niyavomerera, ne kuyavomerera, ahubwo nkore ikiyanyambura n'ikinkiza, ikingarura muri sansi itariyo. Naganagaha ndimo ndushaho gutebezwa n'ibyambayeho, ninshaka ikimva nayo. Indirimbo z'Imana zirakora, ijambo ry'Imana rirakora, n'ikindi cyose cyo mu nzira z'Imana nakoresha kugira ngo sintebere. Imana ishimwe cyane. Amarangamutima avuga ngo nta jambo ry'Imana nshaka kumva uzaryumve, avuga ngo nta ndirimbo y'Imana nshaka kumva uzayumve, kubera ko nubyumva bizagenda bikugaruramo amahoro buhoro buhoro. Murabizi umuti nta kuryoshye kameme nk'inyama,
ntabwo uryoshye nk'ibiryo, ariko iyo turwaye turawurya, turawunywa, no kunywa, tumira ibinini. Hari igihe usanga umuntu arwaye indwara imusaba kumira ibinini byinshi. Ibinini se biraryoha ariko birakiza. No mu gukira, muri uru rugendo rwo gukira kw'amarangamutima, twemera umuti w'Imana. Niba ijambo ryomora, niba ijambo ryo ritera kwizera, niba ijambo ryo rigaruramo ibyiringiro, ndaryihata. N'igihe amarangamutima yanjye avuga ngo nta kintu ushaka kumva. Kandi ibi bintu rwose biradukorera. Ijambo riragenda ikagoramo amahoro buhoro buhoro, ukongera ukaryihata nubwo amarangamutima avuga ati reka, ariko ukagenda uryumva kugira ngo wongere weguke. Mwibuke ko bakundwa, nta cyanditswe na kimwe kibwira umuntu ngo igumireyo, igumire muri uwo mubabaro. Oya, ahubwo icyanditswe kiratinyuka hamwe n'iyi si yuzuye imibabaro, kikatubwira ngo mujye mwishima. Mu Filipi 4:4 kwavuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ushaka kuvuga ariko Hortense none urashinyaguye. Ubu si ibintu byagendana. Bisa nk'ibitagendana, ariko icyo ngewe nkora siniho umunezero, ariko ngana inzira umunezero ubonekeramo. Nuko bimeze. Iyo nzanye ijambo ry'Imana mu buzima bwanjye, iyo nzanye indirimbo zimpa ibyiringiro mu buzima bwanjye, mbanganye inzira umunezero ubonekeramo. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Umuntu rero wakubiswe n'agahinda, umuntu wakubiswe n'umubabaro, cyangwa umuntu utuyemo, iyo akomeje kwihereza, gushyira mu matwi no ku maso ibintu biwumwongerera, abatumvira ijambo ry'Imana, abatemeye ko Imana iba umwami ku marangamutima ye, abemera ko Imana iba umwami ku marangamutima yabo, baganiye inzira. Ntibiha umunezero mbibutse, ntiwimara agahinda nkwibutse, ariko ugana inzira umunezero ubonekeramo. Ijambo ry'Imana rirahembura. Indirimbo z'Imana nzima zihumekewe n'Imana zirahembura. Imana ishimwe cyane. Iyo ntishimye ntabwo mbyihorera, ahubwo nshaka uko ntaherayo. Ese ako kantu urakumvise? Iyo utishimye ntabwo ubyihorera, ushaka uburyo udaherayo. Ibintu byose bifite ijwi, byose bigira spirit behind. Ibintu byose bifite ijwi bivuga. Noneho indirimbo ni umwihariko, zigira imbaraga zinjira muri soul, ntabona uko mvuga, zinjira mu bugingo. Ibintu byose tureba n'amaso, ibintu byose duha amatwi yacu, bigira imbaraga zitwinjiramo. Ujye ufata akanya rero kumva amagambo numva muri ino ndirimbo, buri umwuka we uyari inyuma ni uwuhe? Ni uw'Imana cyangwa n'uwa Satani ushaka kunicwa n'agahinda? Reka ngarukire ndibaza ko wumvise kuri icyo ngicyo. Iyo utishimye rero, iyo ubabaye, ntabwo ubyihorera, aho gushaka uko uvayo. Reka dukomeze. Wibuke ko umwami wacu twemera akaba umwami hejuru y'amarangamutima yacu. Hari ibintu dukoreshwa n'umubabaro, ariko tuzi neza ko atari iby'ijambo ry'Imana rivuga. Urugero, kuvugisha abacu bapfuye. Hari igihe bavugishije wumva umeze nkaho ugize akaruhuko, ariko ni akaruhuko k'ikinyoma. Imbaraga za Satani zorohera gukorera muri ibyo bintu. Umuntu akarara arwana n'imyuka y'abapfuye, akarara aterwa n'imyuka y'urupfu ku kigero, aba akaruhamagara. Kuko iyo wibwira ngo mvugishije umuvandimwe wanjye, mvugishije se umubyeyi wanjye, ntago aba ari byo. Ntago twebwe dufite aho duhuriye n'abantu bapfuye. Iyo rero umaze kumenya ijambo ry'Imana, umenya ko icyo kintu atari cyo, ukumva amarangamutima arakigukuriramo, cyane cyane wenda iyo ugikoze igihe kirekire, ariko ukihatira kugana ku ijambo ry'Imana rivuga. N'ibindi bitandukanye, ufata umwanya wo kugenzura uburyo ukopinga n'umubabaro wawe, ugafata umwanya wo kugenzura ese biri godly, ese ni inzira z'Imana, biragana inzira z'Imana. Wasanga atari byo, ubwo ntitwavuga ibindi byinshi. Rimwe na rimwe ushobora kubona bisekeje. Harimo abantu bahita bajya, iyo bafite amafaranga bahita baya depensa bakayamara. Harimo ushobora kurara areba filime akageza mu gitondo kandi ubundi yari yarayihannye. Harimo ibintu, harimo kwa kuryagagura, ibintu byinshi bifuti duhita dukora bizatugirira ingaruka nyinshi. Imana iduhe ubuntu. Reka dusome muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 3 kugeza kuri 6. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 5 kugeza kuri 6, nkoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo hahirwa bafite imitima ikeneye Imana, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ndakwifuriza umutima ukeneye Imana. Hahirwa abashavu, kuko bazahazwa. Muri make bazatabarwa vuba, bazasubizwa vuba. Kuko uburyo barimo bashaka igisubizo, bagumanye wa mutima w'inzara n'inyota byo gutunganira Imana. Ntago bashaka solution gusa. Muri solution, mu gisubizo, barashaka gutunganira Imana. Aho niho dufata inzira z'Imana tukemera kuziyoboka nubwo zibangamiye kamere yacu.
nubwo zitangira zimeze nk'izitubabaza nka bya binini bisharira. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, kuko ari bo bazahazwa mu byo bakeneye, kuko bafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana. Reka nkomeze nongere twibukiranye ko gukira ni urugendo tuyoborwamo n'Umwuka Wera. Twebwe dukora ibyo dusabwa gukora, hanyuma Umwuka Wera akagenda dukiza. Umwuka Wera ashobora ndetse no gukora ku mubabaro wa kera twari twarashyinguye muri twe tutabizi, tukawushyingura muri twe, hanyuma Umwuka Wera akazana kubohoka mu gihe cye. Imana irabizi ko ari urugendo kandi rutoroshye, kandi ntidutererana, igendana natwe rwose. Ni urugendo rwo kwemera umuti uyu muganga uruta abandi aturangira, tukizera ko rwose abishoboye kudukiza kandi arabibashije. Umwanditsi wa Zaburi 27:13, 27:13 yaravuze ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza ku Uwiteka mu isi y'ababaho. Mba nararabye, mba narafentinze nkarangira iyo ntizera ko nzareba kugira neza ku Uwiteka mu isi y'ababaho. Icyama nawe ukizera kuzabona kugira neza kw'Imana mu isi y'ababaho, tukiri n'ahangaha ku isi tuzabona kugira neza kw'Imana. Ngo iyo atabyizera aba yararabye. Ni ukuri umuntu atabyizeye araraba, uraraba ukarangira ugapfa uhagaze, ariko iyo ubyizeye ubaho ukaharenga. Imana ishimwe cyane. Rimwe na rimwe haza icyiyumviro cy'umujinya cyangwa hakagaragara umujinya wiyumvamo ntabwo wizanye. Rimwe na rimwe aba ari ingamba, aba ari mekanizme ya defense umuntu yadevelopye. Mekanizme ya defense ariko nabo mu Cyongereza barabyumva. Defense mechanism byenda komera kimwe no gucurika. Umujinya ujya wiyumvamo ntabwo wizanye, ahubwo rimwe na rimwe ni ingamba wakoresheje kugira ngo ukurinde agahinda gakabije. Buri umubiri umuntu ateye mu buryo butangaje. Umubabaro umuntu ushobora kukwepera mu kugira umujinya atabizi, cyangwa kukwepera mu kuba umurakare atabizi. Ariko nubwo waje utabigizemo uruhare, kugumana bibangamira inzira yo gukira. Kuko akenshi ibintu byatubabaje cyangwa se ibintu byaturakaje biba bifite ishingiro. None iyo bifite ishingiro rero tukumva gukomeza kurakara bifite ukuri, kuko ibyatubabaje, ibyaduteye agahinda ni ibintu biri logical, ni ibintu by'ukuri byumvikana. Ariko kuba byumvikana, kugumana umujinya n'agahinda byo ntabwo byumvikana, nako ntabwo byemewe, siko bikwiriye kumera. None umutima wawe no gutekereza kwawe bikakubwira ati ni ukuri uyu muntu wire guhora murakariye, uyu muntu nuko bimeze nkurikije uburemere n'ubukana bw'ibyo yangiri, bikabangamira rero inzira yogo. Ni ikintu na developye muri nge kubera ikintu runaka. Eda nambuwe ijambo kuva kare, naracinyagajwe kuva kare, wateshwa agaciro se kuva mu butoya, abanyeshuri barakuburinze ku ishuri umwana, n'ibindi byakorewe n'ababyeyi, byakorewe n'abari, byakorewe n'abagenzi bawe, uragenda uhinduka akantu kakarakare kameze ukuntu kirwanaho. Ariko ibyo ngibyo nabyo tubizanira Imana ikabidukiza. Imana ishimwe cyane. Kimwe nuko gukira kw'igikomere gikomeye cyo ku mubiri bifata igihe, kandi ko kukivura bitagomba guhagarara igihe cyose kitarakira, niko n'igikomere cyamwe imbere bikwiriye kumera. Ndarimvuze nk'uko igikomere cyo ku mubiri iyo kiri deep kigoye, gukira kwacyo bifata igihe, ariko kukivura ntibihagarara kitarakira. Uzasanga umuntu ajya kwipfukisha, uzasanga umuntu ajya kwivuza, uzasanga umuntu bashobora kumusubiramo bikanguma kongera akamudoda, ntago bamurekera wadakize. Niko n'igikomere cyamwe imbere kimera. Nacyo kugikira ni urugendo, ntago cyahita gikira. Ndetse kwibeshya ko cyahita gikira kandi cyari kirekire bishobora kubangamira urwo rugendo rwo gukira, ugacika intege hagati, ukavuga uti si ibintu ko byanze kumvamo, none ugacika intege. Ujyana urugendo bitewe na how deep kimeze n'uburyo ari kirekire. Ni urugendo umuntu atihorera, nkuko akaboko kanjye nakavuza kugeza igihe gakiriye kwa muganga, n'umutima ndawuvuza kugeza igihe ukiriye. Reka tujye ku gace ko guhura n'Imana. Wibuke ko tugana atameze nk'abantu, we ashobora byose. Kwa muganga baratworohereza, inama z'abantu ziratworohereza, ufasha bw'abantu baratworohereza, ariko tugana n'Imana ishobora byose. Yarabyivugiye muri Yeremiya 32:27, Yeremiya 32:27, ngo dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose. Mbese hariho ikinanira? Nta kintu kinanira Imana. N'umubabaro udakwirwa mu bwenge. Hari igihe umuntu akubwira umubabaro ukumva ntukwirwa mu bwenge, cyangwa nawe wowe nyirawo ufite ukumva ntibyarangira ntibike. Uwo tugana yitwa Imana ishobora byose. Niko yivugiye ngo mbese hariho ikinanira? Imana ishimwe cyane. Ikindi, imbabazi ze ziri kumwe natwe kugira ngo adufashe muri urwo rugendo. Mu maganya ya Yeremiya igice cya 3:22 kugeza kuri 24. Amaganya ya Yeremiya 3:22 tugeze kuri 24. Yo, nziko ibyo ngomba kurangiza uyu munsi birangiza, ariko ndaza guhina tuzabikomerezo nta kibazo. Amaganya ya Yeremiya 3:22 kugeza kuri 24. Ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura.
umuntu imbabazi ze zitashira kuri wowe, ngo ni umuntu Uwiteka Imana yawe imbabazi ze ntizishobora gushira kuri wowe. Ushobora kujya mu nzira iri kure ye ntuzumve, ntuzibone, ntuzibenefitinge, ariko imbabazi ze ntabwo zishira ku bana b'abantu. Icyo ubwacyo kiturema agatima, twasitara tukabyuka, twagwa tukabyuka, twacogora tukagaruka, kuko imbabazi ze zidakama. Ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashira, kuko ibambe rye ritabura. Ni umunyebambe, agufitiye ibambe nk'uko umubyeyi nako ni bikeya, nk'uko umubyeyi arigirira akabebe, data dufitiye ibambe ridashira. Ngo izo mbabazi ze ngo zihora zunguka uko bukeye. Umurava wawe ni munini, faithfulness, ubwizerwe bwe ni bugari. Ngo imbabazi ze zihora zunguka uko bukeye, umurava we ni munini. Umutima wanjye uravuga uti Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Icyampa nawe umutima wawe ukavuga gutya, ngo Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Iyo tuvuze ngo Uwiteka niwe mugabane mfite wonyine, niwe mugabane wanjye, biravuga ngo niwe wenyine nzatabarizaho, inzira ze nizo nzakurikira, uburyo akemuramo ibibazo nibwo nzagana, umutama niwo nzafata. Uwiteka niwe mugabane wanjye wonyine, si mama, si data, si umugabo, si umugore, si abana, nubwo nabari byiza kugira abadukunda, kugira umuryango ntako bisa, ariko Uwiteka yari wo kubereye umugabane, niwe utegerezaho gukira, niwe utegerezaho ubutabazi, kandi inzira atakuyoboye ntabwo uzicamo. Uwiteka niwe mugabane wanjye, si amafaranga yawe, si ibindi bintu. Uwiteka niwe mugabane wanjye. Iyo Uwiteka kubereye umugabane, uvuga ngo ntukebakeba ureba hirya no hino, niwe nzira uboneramo igisubizo, niwe nzira uboneramo ubutabazi. Ntabwo ibi babivuga ku munwa, ahubwo bitoza ko biba lifestyle, ko biba ubuzima bwabo. Imana ibidushoboza. Yesu rero arashaka gukora kuri bya bice bikomeretse. Yesu ntashaka kugusiga ushenjaguritse, arashaka gukora ku bice byawe bikomeretse. Umubembe umwe muri Matayo 8:2 kugeza kuri 3, umubembe yari umuntu udakorwaho, ndetse Yesu mu isezerano rya kera wumvugiza agahinda, yagomba kwambara ikintu cyerekana ngo ndanduye, ndabembye, sineje mu mpunge, n'inzogera igenda ivuga, none abantu bose bakamuhunga kugira ngo atabanduza. Nuko umubembe yari ameze. Hanyuma umubembe umwe ahura na Yesu. Yesu ni umunyembabazi. Matayo 8:2-3, ngo maze haza umubembe aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati mwami, washaka wabasha kunkiza. Impamvu yavuga ngo washaka nuko yari ateraga ngo kenshi, mwami washaka wabasha kunkiza. Ngo arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka, kira. Yesu arabishaka ko dukira. Amaboko yiteguye kuyadufatisha, kuyaduteruza, kuyaduhekesha, arashaka ko dukira tukaba bataraga. Yesu arambuye ukuboko kwe ngo akore hamwe hawe hakomeretse, ariko tugomba kumwemerera kugira ngo yegere umubabaro wacu, tubone n'ukuri kw'icyaha cyacu, tubone kwangirika kw'imbere muri twebwe, ariko tumwemerere abikoremo. Burya tandase ahantu hose hababara no guhungisha. Uzareba ifite nk'ahantu urwaye, umuntu akaza atabizi, ntumenye reflex birikora. Iyo wavunitse nk'ahantu umuntu akahegera, uhunga byihuse kuko harababara. Kuko no marangamutima yacu haba hababaye, amateka yatayetse ibintu cyangwa ibyo duhagazemo uyu munsi bibabaje, tandansi kibanguka no kubihungisha. Ariko wemerere Yesu agukoreho nk'uko yakoze kuri uwo mubembe. Arabishaka kukira kandi amaboko ye arakiza. Umwemerere uyoboke inzira ye. Ikindi, Yesu ukudukiza rimwe na rimwe adusaba kumvira amabwiriza runaka ngo tubone gukira. Ntekereza ko atari na rimwe ahubwo niteka. Adusaba kumvira inzira arangiramo abantu yo gukiriramo. Nanone ahandi hantu muri Mariko 3:5 haravuga ngo, Mariko 3:5, ngo baranganyamwe amaso arakaye. Abarakariye ni bande? Bari abafarisayo badashaka kwakiza umuntu ku isabato. Nibo yararakariye. Yararakariye urwaye. Yararakariye batitaye ku buzima bw'umuntu. Tekereza ko umuntu akugannye ababaye, arwaye, ufite n'umuti wo kumukiza. Hanyuma abafarisayo bati uyu munsi suyu, ibintu ni ku isabato, uzagaruke ku yindi minsi. Nicyo cyatumye Yesu abaranganyamo amaso arakaye. Ngo ababazwa nuko binangiye imitima, abwira uwo muntu ati rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira. Ibwiriza yari afite niryo kurambura ukuboko. Kandi Yesu arabona yagiye akiza atababwiye ngo ugira gutya. Ariko muri urugendo rwo gukira dusabwa kumvira amabwiriza Yesu aduha. Umuvuga ngo mu gukira k'uyu muntu harimo kurambura. Rambura ukuboko kwawe. Yesu avuga ati wakuboko we rambuka, ariko arambwiye ngo rambura ukuboko kwawe. Mu rugendo rwo gukira rero Yesu rimwe na rimwe adusaba amabwiriza
runaka. Amabwiriza rusange kuri twese nayo gukurikira ijambo ry'Imana twamaze kumenya, ariko hari igihe by'umwihariko asanga umuntu by'umwihariko akamubwira ikintu runaka, kandi icyo kintu yagikora koko umutima ukarushaho gukira. Imana izagukiza kandi igusane. Birakwiriye ko dusaba Imana kudufasha kumenya uburyo n'igihe dukwiriye kwemera ko amarangamutima yacu yagaragara mu buryo Imana ishima muri urwo rugendo rwo gukira. Ibi bintu rimwe na rimwe ntabwo tuba tubizi, kuko hari igihe umuntu ababara hakiri kare agakura atimenye, ntazi uko yishimaga, ntazi uko yanezerwaga, ukiyoberwa pe. Iyo twemva itinze Imana, iyo dutumiye Imana mu buzima bwacu, turayemerera ikongera ikatwigisha uko dukwiriye kugenga amarangamutima yacu mu buryo bwiza kandi bunejeje Imana. Mwibuke ko niyo yaturemanye. Ni ukuri Imana yashyize uburyo n'imiterere mu muntu kugira ngo umuntu agire ibitwenge. Ariko Imana ni nziza. Yarizi ko umuntu azakenera guseka. Yarizi ko umuntu nakenera niyishima hari imisemburo runaka izakoreka mu mubiri we, ikagira ibintu ikora byiza mu mubiri we. Yarazi ko umuntu nanababara hari ukuntu bizagenda bikongera bikarinda ahandi hantu. Ibyo bintu byose Imana yabiremye mu muntu. Kuko hari igihe twitakaza hakiri kare mu butoya, tugakura tutazi uko bishima by'ukuri, uko banezerwa by'ukuri, turongera tugatumira Imana ko yinjira mu marangamutima yacu, ikatwigisha uko amarangamutima akwiriye gukora mu buryo Imana yari yarabugennye. Ikindi, twemere gucengerwa n'urukundo rw'Imana, twumva amagambo mazima, nigeze kubivuga, amagambo mazima y'Imana, indirimbo nzima z'Imana bigwirire muri twebwe kugira ngo bize bisibe rwose ibibi twiyumvamo. Agahinda kagira urusaku mw'abantu mwe, kagira urusaku mu matwi, kagira urusaku, ntabwo ari urusaku gusa, kagira ibintu byinshi. Kagira urusaku mu matwi, kakakwambika fime, uko bivuga, mbese ukareba ibyako gusa. Ibyo bintu biremereye gutya, kugira ngo bisibangane byamburwe ubukana n'uburemere, birasaba ko wumva ni magambo meza y'Imana akubwira uko wakunzwe, akubwira uko Imana igushyigikiye, kugira ngo yambure urwo rusaku agahinda gashyize muri wowe. Wibuke Satani ko ari se w'ibinyoma, azabyibushya buri gitekerezo cyose kitari icy'Imana cyari kiri muri wowe, azaza ashakisha ukuntu yakibyibushya, ajya gishakira n'ingingo zigaragara. Muribuka ko Satani yabwiye Yesu muri cya kiganiro bagiranye, Yesu ari muri amisi yo gusenga, yabwiye Yesu ngo niba uri umwana w'Imana, niba uri umwana w'Imana. Ibyo bintu byo kudutera gushidikanya, Satani umu expert wabyo. Nawe rero azagusanga mu binyoma byo ati niba uri umwana w'Imana. Iyo uza kuba Imana igukunda, bira bintu ntabwo byari kukubaho. Iyo Imana iza kuba ibishaka, ntabwo wari kuba umeze gute. Nagira ngo ko Imana ibishaka ko tumera neza, ariko habaho inzira abantu bamereramo neza, habamo amahame y'umwuka adasimbukwa. Niba yaratinyitse kubwira Yesu ngo niba uri umwana w'Imana, nawe azatinyuka kubwira ngo iyi Imana ibigukunda. Ariko nugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe, uzamenya gusubizanya nawe, uzaba uzi identite yawe mu mwami, uzaba udagishidikanya urukundo rw'Imana, uzamenya icyo usubiza. Ni se w'ibinyoma kandi araza akabishimangira. Reka ikindi tuzagikomeze, tuzagiherera ubutaha. Kwa kuvuga inshingano zanjye uri mu rugendo rwo gukira, zawo uri mu rugendo rwo gukira, inshingano zacu ko natwe tuba dufite ibyo dusabwa. Twari kuvuga icyo Imana ikora yonyine, tukavuga n'abantu bari iruhande ibyo babasha kudufasha. Natwe abashaka gukira dufite umukoro, tuzabikomerezaho ubutaha. Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye gufata umwanya mukantega amatwi, kandi ndasaba umwuka w'Imana kugira ngo akore umurimo muri twebwe, kandi n'ukuri arawukora, yaranawutangiye. Imana niyo kwizerwa. Turi abahamya b'ineza yayo, turi product, turi umusaruro w'impinduka tugenda twibonaho kubera kugendana n'Imana. Imana irakiza. Hari imyaka niyibukamo ntajya mbabazwa n'umubabaro w'umuntu namba. Kujya kureba umuntu wapfuye, bimeze nko kureba itafari ryaguye. Muranyumvira ubwo buzima. Umuntu, umwana yapfushije mama we, umugore yapfushije umugabo we, ibintu bibabaje, impanuka zikomeye, ariko nkabibona nk'ikizi. Nivuga nk'uko yapfuye, nk'uko nayo ngira ngo abafite amarangamutima ntibabasha no kuyireba irimo yitwa. Urumva urugero rwo gupfa, umuntu arapfa akamera nk'igiti. Sinzi niba umuntu wanjye yabyibuka, ariko igihe papa wacu yapfaga nari ndi kumwe nawe, kandi nari ndi mukuru, namaze kuba mukuru, twari turi kumwe, ariko habe nirira. Nubwo hari nyuma ya jenoside gato, umutima ari akabuye nta kubabazwa n'umubabaro w'umuntu, nta. Yesu arakiza. Uyu munsi mbabazwa n'umubabaro w'umuntu, gusa nkababazwa nk'umuntu udashaka kugana inzira ya Yesu, ko niyo ikiza. Ariko umubabaro w'umuntu, umuhanda ngenda nimyoza nkaho nshinzwe abantu, nkabona umuntu w'umusore upfuye, nkabona yishwe n'inzoga, nkagenda nimyoza. Yesu arazura, Yesu azana
atanga imitima mishya. Ni ijambo ry'Imana ryanzuye, nanjye navuga nka wa mwanditsi wa Zaburi ngo ijambo ry'Imana ryaranzuye ingaruramo ubumuntu. Imana irazura. Igihe cyo kunezerwa ukanezerwa, igihe cyo kubabara ukababara, ukagenda uzuka. Ntabwo ndazuka 100%, ariko nzutseho igice kinini. Ndashaka kurushaho kugira umutima nk'uwa Kristo. Ijambo ry'Imana rirazura. Uryemerere, wemere kunywa uyu muti. Kuko ku ntangiriro ubusharira. Tekereza nka Yesu gutinyuka kugira ngo babarire. Nose numva ataragutinyuka. Ariko no gutinyuka kwiza, gukiza. Reka aho ngereyo. Byari biri mu mukoro n'ibyo bidufashe gutekerezaho, numva nagerayo hanyuma tugasenga. Ibyo ukwiriye komeza gutekerezaho. Ninde ukwiriye kubabarira kandi niki umubabarira? Ninde ukwiriye kubabarira, uze gufata kanya ubitekerezeho, kandi niki ukwiriye kumubabarira? Ni ibihe byaha n'ingeso watewe n'umubabaro nyamara binyuranye n'ijambo ry'Imana? Ni ibiki wibwira wananiwe kurekura nyamara nabyo bihabamye n'icyo Imana ivuga? Urugero nko kuvuga ngo ntacyo ndicyo, ntacyo maze, gupfa bindutira kubaho. Urabizi ko ayo magambo atari cyo gitekerezo cy'Imana kuri wowe, ariko imibabaro igutera gutekereza bene uko. Uraza gufata akanya rero wibaze, utekereze, ubisengere. Ninde nkwiriye kubabara mu buzima bwanjye? Niki nkwiriye kumubabarira? Uko ugenda kubabarira ubundi ni icyemezo, hanyuma kizazana feelings zitandukanye, uko wiyumva bitandukanye. Ubundi ndabanza ngafata icyemezo. Icyemezo kimeze gute? Kiravuga ngo ubwo ari itegeko ryawe Mwami, ubwo ubidusaba ko tubabarira twebwe bari muri Kristo Yesu, ndabyemeye. Urabanza kuvuga ngo ndabyemeye, bishoboze mu mutima umurekura. Ikizakubwira ko wababariye uyu muntu uzatangira kumurebana imbabazi, twumva tumugiriye imbabazi n'impuhwe. Kuko umuntu ubabaza abandi aba ari intumwa ya Satani, nawe siwe, nawe yakira akaba muzima. Ninde ukwiriye kubabarira? Niki ukwiriye kumubabarira? Ukakivugaho, ukabiha Imana. Ni ibihe byaha, ni izihe ngeso natewe n'umubabaro nyamara binyuranye n'ijambo ry'Imana? Uburyo wirwanaho ugira ngo wikize umubabaro ukaba unyuranye n'ijambo ry'Imana, nabyo bitura Imana ibigukize, iguye kubirekura. Ni ibiki wibwira wananiwe no kurekura ngo bive mu bitekerezo byawe nyamara urabizi ko bihabanye n'ijambo ry'Imana? Narimbahaye urugero, umuntu uvuga ngo ntacyo ndicyo, ntacyo maze, gupfa bindutira kubaho. Urwo ni urugero rumwe, ariko hari ibintu byinshi abantu bibwira binyuranye n'ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Kubw'ubuntu bw'Imana tuzakomeza kuwa mbere mu minsi yo gusenga. Imana iguha umugisha, ishoboye kugukiza, ibasha kukumva nubwo ngewe ntakumva. Yo ibasha kukumva byiza byuzuye, kandi mu byazanye Yesu arimo kudukiza intimba. Habaho icyo twita exchange, tuzabigarukaho ubutaha birimo. Ntago adukiza gusa, aranatuguranira. Urabizi muri jambo aravuga ngo mu cyimbo cy'ubwiraburi azatwambika umunezero, azatwambika ibyishimo, azadusohora mu kiriyo. Habaho kuguranirwa iyo dukomeje gukurikira inzira. Hanyuma ntucogore hagati mu rugendo ngo wibwire ngo isi imyaka maze narakijijwe, ngo nanjye naba nkimera gutya. Yego, gukizwa ni kimwe, no gukira ni ikindi. Hanyuma gukira ni urugendo. Umuntu ashobora gukizwa ijoro rimwe, ariko kwezwa ni igihe cyose turi ku isi, tukagenda tuva hamwe tugera ahandi. No gukira rero ni urugendo. Hari igihe dukira ibyo bigagaye bikomeye rwose bitwica, tugasigara kugenda dukira utundi tuntu. Turagushimye ko turiho, kandi ko imigambi yawe igikomeza ku buzima bwacu. Abana bawe tubanye muri aya magambo, abanyumvise nonaha, abazanyumva hanyuma, baciye muri byinshi, twaciye muri byinshi. Bimwe bikomeye umuntu akomaho agatima akumva arasubiwe, arasuherewe. Abandi babihagazemo no muri none, bibabaje, byica amarangamutima, byica umuntu, byambura umuntu agaciro. Ariko ibyo byose wowe ntabwo biguteye ubwoba. Ubasha kubikiza, ubasha kuzura amarangamutima yacu, ubasha kumenyesha abahagaze mu bibabaje uyu munsi inyifata ikwiriye bakwiriye kugira. Mwuka wera tuguhaye ikaze mu mitima yacu, tuguhaye ikaze mu marangamutima yacu, tuguhaye ikaze mu muntu wacu wamwe imbere. Ugende winjire naho tutazi ko harwaye, hanyuma Mwami uhakize. Tukuzaniye naho tuzi ko harwaye. Haturemeye imiremere itariyo,
bamwe dufite ubwoba, abandi ntituzi kuvuga uko twiyumva, abandi tugura urukundo rw'abantu, abandi tuteka tuba twumva tutemewe, dufite imimererwe itandukanye ya guhora ku ngoma. Abandi bantu bose twabaciye amazi turabasuzuma, dufite imimererwe itandukanye twandujwe n'ububi bwadukoreweho. Ufite imbaraga zo kudukiza, turambaraye ku birenge byawe ngo udukize. Wavuze ngo witwa Uwiteka Imana y'ifite imibiri, ngo mbese hari ikikunanira? Ntacyo Mwami, ngo imbabazi zawe ntizikama, ibambe ryawe ntirishira. Uyu muntu nubwo abantu bose nta n'umwe umugirira imbabazi, wowe urarimufitiye, umufitiye ibambi. Kandi ufite n'abantu ntabwo yamaririza buri ufite n'abantu bamuhuza nabo akahakirira akahembukira. Turi hano rero ngo dukoremo umurimo, utuvure inguma z'umutima, uduhe imitima mishya. Tubishyize ku birenge byawe, tugusabye imbabazi ku byaha dufite bikomoka mu mubabaro. Si urwitwazo rwo kugucumuraho, si urwitwazo rwo kutita ku nzira yawe, turabyemeye ko twagucumuyeho, tugusabye imbabazi. Hamwe twaratukanye, handi twaranganye, handi twararwanye, handi twavuze amagambo atandukanye, handi twitabaye mu buryo butari bwo utemera. Tubigusabiye imbabazi, uduhe imbaraga, uduhe umutima mushya. Uru rugendo turarugutuye, turabizi neza kuzatwegura, turabizi neza kuzatuzura. Umugisha abana bawe, usubize gusenga kuri mu mitima yabo, baremerwa amashimwe, baremerwa ubuhamya bushyashya. Turabizi neza ko tuzabonera kugira neza muri iyi si y'ababaho. Twiteguye ibihe byo guhozwa, twiteguye ibihe byo guhemburwa, twiteguye ibihe byo gutabarwa. Abakiriho bose haba hari ibyiringiro. Urakoze Mwami w'abantu, kuko imigambi yawe kuri twe ni myiza, ni myiza. Malgré ko isi iri mu cyaha, iri mu bugome n'ubuhemu, imigambi yawe kuri twe ihora ari myiza. Natwe turagutegereje, uduhe kutarambirwa kugutegereza. Ubangukane gutabarwa kwawe ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, muzirikane gahunda y'amasengesho ku wa mbere. Imana iduhe ubuntu n'imbaraga tuzashobore gusenga no kwiyiriza. Murakoze, mugire ijoro ryiza. Ndabaririmbira ibyo wapfiriye, wamuze mfite ibyaha narararutse, wambonye mw'iki Kristo, ukaza mw'isi ukamfira. Wambonye mw'iki Kristo, ukaza mw'isi ukamfira. Ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera. Hari n'inshuti nkawe se, yakunda abayihinyuye. Hari n'inshuti nkawe se, yakunda baramushingije bashashe imyambaro, boza nahirwa Umwami Kristo. Bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe. Bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe. Bafashe umwami ubwo baramuhemura, bakiza umwambuzi babamba Kristo. Ibyara byihanganira, babona uko aducungura.
ibyara byihanganira wabona uko aducungura yavuye mu ijuru aza muri isi abura aho yarambika umusaya